yadufashije muri byo bihe biteye ubwoba byavuzwe na Bahati Albert yavutse mu mwaka w'1950 abatizwa muri 80 icyo twamuvugaho ni umusaza w'itorero yarashatse kandi afite umugore n'abana 3 umugore we n'umukobwa we mukuru ni abapayiniya b'igihe cyose umuhungu we n'umukozi w'itorero Albert ni umuvandimwe utuje w'umuhutu igihe yatangiraga kujya mu materaniro mu mwaka w'77 mu gihugu hose hari amabwiriza 70 gusa mu mwaka w'88 yarafunzwe kandi yarakubitwa igihe yangaga kwambara umudari wa muvomo umuturanyi we wari warahoze ari umusirikare yashinze igikwasi cy'uwo mudari mu mubiri wa Albert maze yamubwira munyega ati nureba ko noneho wambaye umudari Perezida ameze gupfa hari abavandimwe bene wacu n'abaturanyi bahungiye iwanjye icyakora nari mpangayikishijwe cyane n'abashiki bacu babiri b'abatutsikazi ari Bogoreti na Suzanne batari bari kumwe natwe nubwo byari biteje akaga cyane nagiye kubashaka icyo gihe abantu barahungaga maze mbona Goreti n'abana benda bafata mbazani wanjye kuko nari nzi ko mu nzira bari bagiye kunyuramo bari guhura n'abariyeri kandi bari kwicwa ntakabuza hashize iminsi runaka Suzanne nawe yashoboye kutugeraho ari kumwe n'abandi batanabo bamaze kuhagera mu nzu yanjye harimo abantu barenga 20 kandi twese twari mu kaga gakomeye interahamwe zateye urugo rwanjye nibura inshuro 3 igihe kimwe zabonye umugore wanjye Vestine mu idirisha maze ziramubwira ngo asohoke wenye umututsikazi nahagaze hagati y'abikanyi n'umugore wanjye ngababwira nti muramwicara uko mubanje kunyica tumaze kubijyaho impaka umwanya munini baramubwiye ngo asubire mu nzu hari interahamwe yavuze iti sinshaka kwica umugore ndashaka kwica umugabo hanyuma batangiye kwibasira muramu wanjye bonye bamusohoye hanze nahise nitambika hagati yabo n'uwo musore ndabinginga ndimo akagira imana mwe nimumureke umwe muri bo yaneye inkokora aravuga ati cye singorera imana icyakora yisubiyeho arambwira ati ngaho genda umufate kuko muramu wanjye yarokotse hashize ukwezi nyuma yaho abavandimwe babiri baje gushaka ibyo kurya kubera ko nari mfite ikimbo nabahayeho ariko igihe nari mbaherekeje ngiramo ngo mbereke inzira itabateza akaga numvise igisasu gituritse bitanze ubwenge agace k'igisasu kanguye mu gisho hari umuturanyi wamfashije kugera kwa muganga ariko igisho cyari cyakomeretse cyarahumye kibabaje kurushaho nuko nashoboye gusubira mu rugo hagati aho imirwano yarushijeho gukara kugeza ubwo nta muntu washoboraga kuguma iwanjye kuko byari biteje akaga icyo bahungiyemo gusa abandi bavandimwe bemeye gushyira ubuzima bwabo mu kaga bakabarinda bose kugeza muri Kamena 94 mu kwezi cy'Ukwakira nibwo nongeye kubonana n'umugore wanjye n'abanishimira Yehova ko yamfashije jye n'umuryango wanjye muri byo bihe biteye ubwoba ubu naho bazi ibikuni mu gahanga naho bazi baza naho bazi ibyo ntabwo twari tumaze